Ibihe byiza nshuti bakunze b'iwacu Media TV nkuko bisanzwe tugarutse muri ya Iwacu Talent Show detection yacu nkuko bisanzwe rero ku buhanga bwa kamera hariho Siraji. Uyu munsi dufite detection yacu, dufite umuhungu ubasha gutera ikirenge mu cyo Patino yateye ndetse agakora bimwe mu bikorwa bye, muri kumubona kuri kamera z'iwacu Media TV. N'abatindiye rero reka dukurikire ikiganiro cyose. Abantu mungurikiye murasabwa gukora ibintu by'ibisubscribe n'iki murafata urukumva mwabintu. Ngewe ubundi ubusanzwe ngewe nitwa Shine Boy cyangwa Petit Patino umuhungu. Ndamufana sana cyane. Nuko nguko ariko ako kantu nyujijemo ntago ari sawa. Nase wewe witwa Petit Patino? Ubusanzwe ngewe nitwa Ishimwe Beri. Sufata warungu. Nawe urayona nyine caca. Hanyuma se ni iyihe mpamvu ufana Patino? Patino rero ibintu wakinwe none akora birankombeka fo. Nyimwe se genda nzonga ubwo buntu abagenda yikora nyine mbe nge mbanza nisanya. Tawo tumye nseka wakinwe. Cyakoze. Mubya kantu. Ne ya mituwere nane nigeze nanga we. Ubas dore nyina bari kugenda kuno n'iki. So fata. Ango ndafata. Ariko noneho hari ibintu by'amasirenge tuba tugenda twumva n'iki bira bintu byo nago bikwafite. Fo noneho ubwo reka nkubwire kamwe ukumva. Nakibura freshening kwijogoza kubijyanye na right kandi kazwigize kete bazwi so ufata. Nose ubwo icyo kirimi ni iki? Iki kirimi rero cyo bwanjye nacyo. None se hari ukuntu Patino ajya avuga ibintu by'ibisirenge nanjye ndareka nkoreshe sirenge ura nanjye mba nisanyura. Ariko wakuntu Patino ajya agenda gaseka mu makomedi uburyo yitwara bira bintu byo ntago ujye bishobora. Bira bintu erega bisaba kubishyiraho umutima. Uri kumva kintu bira bintu ngo guseka ni ibintu nyine wumva ushyira mu mutwe wawe. Bira bintu rero kubikora ntago ari ibintu birenze nawe wabikora warungu. Hanyuma se ko watubwiye kubijyanye na Shine Boy. Shine Boy ibyo twabifata ngute? Uriya muhanzi rero bita Shine Boy nemera ibintu akora fo. Noneho mu ndirimbo ze abari bisurisha warungu. Ariko n'ubusurira babirimo ibintu bya danje. Noneho abahagaze ibintu by'ibisurisho. Abavuga barimo bazumva. Hanyuma se ko Patino nda akwafita Shine Boy we bimeze bite? Shine Boy rero kara kazina kiwe nanone buriya kankomaho fo. Shine Boy nyine ni umuhungu shininga wakinwe suhita wisanyura se. Mba ndi gufata. None si ibintu by'ibisurisho buri kuvuga ni ibiki? Abantu bakubwa barumwe bafite inyo idetera kuno. Bijegera. Hanyuma se ubwo tugarutse kuri Patino ho gatoya ni iyihe komedi yakinnye wenda ikakwaba yakwafita? Komedi yakinnye rero zose sinakubwira ngo zose zaranye vise niba ari no kugira ngo bavuga no kwafeta cyangwa kwamprovinga icyo tonesha waro nuwereka dore nzindime ebyiri zonyine rero indime ebyiri nkizihe so ubundi ngewe nzu ururimi rw'ihene n'urwingo ariko wizeka nyine wese ihene ivugurwe rurimo ihene urabona ururimi rw'ihene si urubona se urarubona ni kuriya nyine ndaruzi noneho nzi ni Kinyarwanda urabizi Kinyarwanda niho navukiye. None se Kinyarwanda n'ururimi rw'inka kuvuze ko uzurwene n'urw'inka ndetse rega ni ihene nayo ifite ururimi si ifite ururimi warumenye ute se? Nararubonye kwa ko nararuriye wowe urumva nararuriye. Hanyuma se izo ndimi wenda ihene n'inka warayimye ubwo se basize uvuga? Izo mvuga rero buriya Kinyarwanda ndakivuga ura n'icyongereza n'icya kindi cyo kwidefanda cy'abakoboyi n'iki ariko noneho niringara mvuga akantu gakeya. Wese kuba utadusonesha kwiringa iringara buriya zongwate bisobanuye ubwo wabivuze ngo mwiringara ibintu n'amahoro. Noneho ngewe iyo ushatse kumakanya umbwira ngo ntago ari byo mitabwa ati zonoreka ya bongo Zaire furera mu rega byo byose mbamubwiye ngo bizagutera amatsiko. Uri kumva? Hanyuma batubwire no kucyongereza wawe abantu baba badukurikiye bagiye bisanya. Icyongereza ubundi nkunda kugikoresha yongeza amawuri. Mitambwirira izembe ngo good morning Olivier. Hanyuma se ubwo ngubwo ubundi abantu bagukurikiza aho bari kukureba? Abantu bamuri cyenda ndahanze aho bari kundeba bajye barebe kuri Iwacu Media TV. Hanyuma bakore ibintu by'ibisubscriber ukore no kuruzogera ibintu bihita bibazwi.
hanyuma rero bimara kuba zwi ubwo nyine bimara njya numva ngo Patino afite indirimbo ubundi hari ujya uzumvaho indirimbo zo zirahari. Hari indirimbo bita ubyina bakure ni ubusurira byina bakurebe kubyice bagukwene kaci kaci ibuda pata pata kaci kaci ibuda pata pata yewe. hanyuma se iyindi ndirimbo yiwe ni iyihe ngo nayo turasira? Iyindi ndirimbo yo irahari kubera ko nyine hari iyo bita ibinyoni mu birere biraguruka mu birere. Uri mu kirere ushaka kujyana n'ibinyoni mu kirere, uri mu kirere ushaka kujyana n'ibinyoni mu kirere, ndakeka nawe urayona nyine tata. hanyuma se ubwo none se ubwo kari akantu ko numva atari sawa, akahubwo katari sawa akantu k'ibinyoni mu kirere. none se nyine se ubona ko ibinyoni biguruka warunga wasanga atari byo yashatse kuvuga wa kintu we buriya nawe utisanyura. oya buriya ntabwo naba nisanyura ntabwo bibaho caca. urumva rero ako kantu uba unyujemo ntabwo ari sawa cyane. none se kubera iki umuhinduye nubwo buri ne mba mbihinduye mbagira ngo noneho bari no kundeba babone ko ibintu ari zwi. nyuma si ibyo bintu ngo byazwi zwi ni ibiki? zwi rero bizwi bisobanuye fo. ese ubwo ntabwo ngusobanurira fo. ubwo biba bivuze ngo ibintu ni fresh, bimeze fresh nyine bimeze neza cyane. urumva rero mba nagusobanurira ahubwo we nuko ubundi abantu bazirenge nibo bahita bisanya. ese ubundi uriga? oya kwiga ndiga ariko mbambona nazi. talent yawe ubundi ni iyihe muri make? talent yanjye buriya umunwa ndawuhagaze fo. umunwa oje buriya abantu bafite iminwa ko wanjye urarenze. uwanjye wo buriya ushobora gusubiramo ibintu undi muntu yakoze bikatebazwi. Buriya niyo talent gusa. ibyo bintu by'amalenge no gukunda Patino ndetse na Shine Boy ntago mu ishuri bikugira effective? mu ishuri buriya hari n'igihe mwarimu ashobora ambaza nk'akantu atabwa ati umva mwarimu wa kintu n'abanyeshuri bagaseka. usanga ibintu byarenge mu ishuri byarambaza. mu ishuri byarambaza. ese ubwo uba nk'uwakangahe? mbu wanyuma ndi bucuru ubundi. ese ubwo ubuse wiga mu wakangahe? njyewe buriya niga mu wa mbere nasigamo n'inshuro ebyiri. niya gatatu ahubwo ndabona bizaba. none mu wa mbere primaire niho niga ahubwo ibyanama ndi kubwira ati mwabiswitana mwe mutuze. hanyuma se ubwo uburenga ukaba wari ubwo renge na biriya bintu by'inuza by'igiswahili n'abari n'igiswahili akaba warabimenye? Patino buriya avuga ikintu cy'ikiringara nanjye nkahita mfata. hanyuma se babahaye ibiro? pilote twazifashe ejo wakintu. ese ubundi ibintu by'amadripu n'iki bana urabibona agateguro bahagaze ipatoneke wakintu agapira hanyuma peteroni ndarangaje. hanyuma se agakote ko n'ubusurira. n'ubusurira. none se akantu k'agakeci iyi ngiyi mani yavuye ahantu bita i Kampala. yaje ubwo se yaje itwawe n'ubwato. ubwato nabwo bwari buhetswe n'indege. umuntu wiga mu wa gatanu ubwo yatwikoreye afata inkweto zikorewe n'indege. oya rega kubera ko meri wanjye arenze. ese Patino mpamba mbona bahagaze ibintu by'amashanete ariko ubuse nkawe bimeze bite? amashanete buriya mu minsi mikeya ndabanyahagaze. ubundi bisaba gutegura umunsi ninjye nateguye ntabwo nshaka kwambara shanete tayizwinga meza. nase buriya washobora gukina komedi? komedi ni ibintu byacu. komedi ntabwo naba mbasha gusubiramo ibyo Patino akora ngo njye binanire kuyikina. hari komedi imwe ya Patino se wakina? komedi buriya nayikina yayindi yo gusaba umugeni bya kirara. ngaho nyine tuzwi ngo usobanura wakina. suppose warona nkunda kimucu wakaze wakina cyakoze turakora staff faster ibintu bitebazwi. aho ngaho nakajambo kacyakaba karimo. hanyuma se buriya hene njya numva hari ukuntu avuga amambiya. niba ushaka kumenya igisobanuro jya ureba hagati y'amaguru yawe. niho amambiya. ese buriya hari izindi ngendo njya mbona Patino abagenda ukabona nyine zigenda zafekta abakunzi be ndetse n'abamukurikira. turiya two ujya wisanyura. nakubwiye ngo ikintu cyose Patino yakora nagikora wowe uri kumwe. hanyuma se ariko Shine Boy banza batari sawa cyane nka Patino. Patino uzumve ko iyo umuntu afana umuntu hari umuntu abafana kurusha abandi. uri kumva rero Patino niwe muntu wa mbere fana zwi.
ariko wemera ko nuza Nyagiso ari we boss wabo bose? Nyagiso buriye mpamvu yatangiye zamani Nyagiso nyivuka ngiye naramubona gakina none ubu ngubu mfite imyaka 25 buri kumva rero bivuze ko hagati y'abo batatu ikiri Patino, Nyagiso ndetse na Shine Boy ariko Shine Boy ntabwo namenye uwo ari we. Shine Boy buriya bamwita Davis urayona hano hirya yo Nyabugogo arakapa yashyize umuhungu arategura arategura wakintu wese buriya Shine Boy ariko ngo niwe uhagarariye umuziki nyarwanda mu mashusho. Buriya iki video kiba ari ubusurira n'ubutuna ni byinshi. Wowe ngo ukundamo ngo ibiki hari iki? Nkundamo ibintu byitwa ibisurisho warunu. Abantu b'abakobwa bafite n'inyibebera ariko nuriya nyine Juno yarayikoze irimo ikintu cy'igisurisho warunu. Bariya hari ukuntu umuntu akora ibintu bitewe n'uko utamukunda ukamwihorera akahama n'ibyiwe. Uraba uri kumuzonga ubusobanuro. Bone kitsoranye na fresh mu muzonga ubusobanuro ubwo byumanzo muzonga ubusobanuro bwako kantu ufite ku musatsi warunu. Aka kantu rero mbona nta n'ibintu by'agapfukamunwa uba uhagaze kimwe. Agapfukamunwa buriya mba ngahagaze ahubwo nuko ni n'agateguro. Ureba hano hose nyemba najyanishije. Sizwi umukara umutuku zwi. Kana uko ubwo ni sawa cyane. Nahise ubwo wabwira abantu gute kwirinda kino cyorezo? Kwirinda barasaba kujya bakaraba amazi akagura ikarito yose akayikaraba y'isabune. Mu gihe ikarito ubwo wayikaraba se bwukabura kwandura. Buriya buri ukavuye ahantu ahakoze ku kintu akafata ya karito y'isabune yose akayikaraba igashira kugira ngo covid icomoke. None niki wabwira abadukurikiye? Ikintu nabwira abadukurikiye buriya ndabibutsa gukora subscribe kuri Iwacu Media TV ugakora no uri mumva wifuza kugera muri kariyeri yawe. Ese Patino muhuye n'iki wamubwira? Buriya Patino duhuye buriya namubwira kunkaraga mu bintu by'ibigurupe byiwe nanjye nkajya nkora warunu. Hanyuma urifuza kugera he n'ubuhe bufasha ukeneye? Ubufasha nyine ikintu kibura harabura ifungo umuntu ari hagaze byose byashoboka kandi urabona ntago ifungo bigera kuri rwego rwa Patino ndi hagase. Noneho bwira abadukurikiye na nimero bakubonaho hagize ushaka kugufasha. Nimero yanjye buriya irihariye. Nimero yanjye ni 078 11 nubwo ntago bayumvisha. Noneho nyine zonga abantu nimero badukurikiye bazajya bagusanyira wakira. Naribika nzibakarage 078 ubwo abantu bankurikiye bari bo babivuga ushaka n'agakaye ahantu byandika 17 94 warunu 52 umubare wa nyuma buriya ni 4 nako mbivuze na mubare wa nyuma ni 4. Hanyuma ubwo nyine n'abatumva ikinyarwanda ahita bazonga ubusobanuro bw'icyongereza muri namba za 008 sicyo ni icyongereza. None se 0 subiza ko nyine ari 0 nyine. Nese witi subiza ko nyine ari 8. Wese ubwo witi ni 8. Zwi. Nimero zanjye buriya 07 8 1 7 9 4 5 2 4. Ako kantu ubunyujijemo ni sawa. Akara kantu ni sawa cyane kuya ko afata umuntu ushaka gufata nimero zanjye afata agakaye yandika. Nazivuze byabaye. Ese nta comedy nimwe wari wakina cyangwa filime? Comedy buriya nta nimwe ndakina ariko nayibasha. Ari comedy nashatse kwikaragamo mu bahungu bita Amolage TV comedy. Bahansa ubuntu bw'ubutwa ndagotwa harunu. Ariko muri iyi minsi nimba n'uburu bw'ubutwa nzikaraga ariko nyine mujye no kuri YouTube murababona. Amolage comedy. Turi gusoza Petit Patino Shine Boy cyangwa se Ishimwe Berite turi gusoza niki wabwira abagukurikiye? Ikintu ndababwira nyine kujya bakurikira Iwacu Media TV izayibazanira impano nyinshi cyane nawe urayona nyine. Ndabaramukije rero mwebwe mwakurikiranye iki kiganiro hagati yanjye na Berite cyangwa se Petit Patino.
hanyuma rero nanone ndabashimira mwebwe muri bukore subscribe, share and comment ku bakunze iki kiganiro mu gihereza na bagenzi banyu. Iwacu Media TV turacyakomeje ni ya Iwacu Talent Show, aho tuzadukomeza kugenda tubazanira impano zigiye zitandukanye. Tuzasubire Iwacu Media TV.